n'iyinda ese se uwo mwana ninde ababeshya uburyo yari umukozi wo mu rugo ariko bamwishe muri jenoside ariko ko mutera uko bihari ntazi uwamuteye inda ninde bibibanga rye ninjye yaje kuryibira umwana amaze kugira nk'imyaka 15 arimo ambwira ati ko umuhungu wanjye anjujubije arimo ambaza se w'umwana ndabigenzana ndamubwira rero nkubwire abahungu ntuzi iyo bagiye wenda baranapfuye urumva njye inama namugiriye sinako kumubwira ngo mubwize ukuri ko bagufashe ku ngufu nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu igitondo cyiza sata nziza umugoroba mwiza kandi nanone ijoro rihire wowe wakoze subscribe kuri Mama Nana official Mama Mignone official Baju TV show The Blessed TV karindwi Ingoro TV 7 Ingoro TV ibintu byamaze kuba sawa cyane nimba utameze neza reka nkubwire ngo nagahora gahanze ibyo tubona bizashira twibere mu mahoro sindi ngenyine mu kiganiro ndi kumwe na Mama Nana njewe nitwa City Hunter ibintu ako ka City Hunter rwose karanyica oyo tawaye umuhigi muri uyu mujyi sha wasewa pe Mama Nana tuguhaye ikaze murakoze kumpa ikaze nkuko musanzwe mubizi n'abadukurikiye Mama Nana official amazina yanjye bwite Mukazayire Devota muri make rero tutaratangira ikiganiro subscribe kuri Mama Nana official Mama Mignone official Ingoro TV The Blessed TV karindwi naho mukandeho na Mama Baju TV Imana ibahe umugisha mbere yuko dutangira ikiganiro wavuze ngo muri rusange uko nitwa Mama Nana harya irindi nirihe Mukazayire nari ngiye kuvuga ngo umuremyi Leonira kamba mbivuga kandi rwose uwo Mukazayire Devota yego ko hari umuntu ubona Mama Nana akaba atariko mu bukumi bwe Mama Nana yari umuntu ukiri wose kubona mudamu w'umusirimu cyane hagira ngo aracyaraga ku myaka ye 90 n'ingahe Mama Nana urabye yari ihagaze gute kera uragakuma umva rero nawe ugiye kundeviya aho yatugiye kwiganirira n'ubundi niho tugiye guhera tubati byari bimeze gute abasore baratondaga hari igihe batondaga hano wakera bavuga ngo ni inyasito yego byari bimeze imyaka yanjye 20 nanjye nzi ko nari umukobwa mwiza cyane ariko nyine nta muntu wamfuhiraga kurenza mama wambyaye mama nta musore yemeraga ko duhagararana cyane ko ababyeyi ba kera bo bari banakaze si nk'abo uyu munsi utangira kubwira umwana akakubwira ati viziyo turimo ntayihuriye n'iyanjye ubwo rero byose mbikesha mama wanjye kuko niwe wamfuhiye agenda ndinda kugeza ngeze aya magingo kuko iyo mama atandinda ntekereza ko nahanjye haba atakibukwa mba narapfuye ariko sigiye ubyiyiziho ariko nabanze uyu munsi banze ndi umwana baranga ati kera wari agakobwa keza abasore bagenda bazunguza udufunguza abo ngabo bazitwara ku mukandara babeshya ko ari n'inzu zabo kandi arizo batoraguye n'iradiyo aho nibo bakwegera n'akaradiyo Mama Mignone umunsi umwe tuzatangira ikiganiro gutya Mama Mignone ubanza yararenze karagaciyemo abajya bavuga ati mwabanjije yari mwiza cyane ati mwabanjije utwo tuntu twanya ariko hari abantu bakunda ibyo bintu abandi bakumva bibabangamiye ndagira ngo rero tuze kuganira muri cya kiganiro cyacu Imana yaduhaye ikaduha n'abantu bo kugira inama twakise baratwizeye batugisha inama iyi ni episode ya 3 Imana iha umugisha rero abantu bose badukunda badukurikira abatwandikira bakaduha ibitekerezo Imana ibagirire neza kandi abajya batekereza kugurira amazi Mama Mignone na Mama Nana Imana ibaha umugisha nubwo mutarabikora turizera ko muzabikora bagakomeza kubaha ibitekerezo kuko nibo tuzajya tubana muri iki kiganiro ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku bantu babiri batwandikiye umwe reka tumuhereho ni umwana w'umukobwa ariko n'umufiyemere yari umukobwa mwiza ufite icyerekezo ariko aza guhura n'umunsi umwe umubyarira ijoro ribi ndetse aza guhura n'umunsi w'imvura itarabaye imvura y'umugisha
undi imvura yagakwiye kuba umugisha. Hanyuma rero agiye gushaka uko yugama ari mu muhanda, imodoka ibiciyeho. Iciyeho yari irimo umusore atamenye wenda ngo ni umusore cyangwa ni umugabo, aramubwira ati waretse nkaguha rifuti. Bageze mu rugo, iyo rifuti barifuti n'imvura yabaye imvura, biba ngombwa ko baryamana. Sinamenye nimba harabayeho guhatiriza kuko ari gusaba inama, sinavuga ati ese yaraguhatirije. Mbese ntago wamubaza uti byakugendekeye bite? Ati yasabaga inama. Aravuga ngo uwo munsi turyamana yaneye inda, kandi uwo munsi nibwo duherukana kugeza bugingo ubu. Umwana afite imyaka irenze 12, ariko ahora ambaza papa we, akagira ubwoba, akagira n'ikiniga gikomeye cyo kubwira inkuru umwana we ibyamubaye, ngo kugeza uyu munsi ngo abantu bazi inkuru y'ibintu byamubayeho ni ababyeyi be gusa, kandi nabwo babigize ibanga. Imuviramo igikomere gikomeye. Uyu mukobwa, uyu mufiyemere, uyu mubyeyi turamugiriye iyihe nama ko umwana wese afite uburenganzira bwo kumenya se? Ikaze mama Nana. Ntaratangira kujya inama se, basi uwo mukobwa umwana yabyaye aramukunda, akunda umwana. Akunda umwana we kuko yaba atamukunda aba yaramukuyemo. Yego. Oya ashaka no kutamukuramo kubera ko nta mutima wo kwica afite, ariko igihe cyose yakwibuka si byo yamukoreye bigatuma umujinya wutura umwana. Hari abantu nzi babayeho muri ubwo buryo, akaba yaratewe inda n'umusore, umusore akayihakana, ugasanga ahuye n'ubuzima bubi, aracupiye, avuye mu ishuri kandi bitari ngombwa, bigatuma iteka ryose uko yibutse ibyo bintu yanga uwo mwana yabyaye. Ariko ntacyo ubwo sinabitindaho kuko genda ku nama umbwiye yatugishije. Ariko jya inama namugira mu by'ukuri, igitsina gore hafi ya bose bahorana ibikomere. Yego. Ndaguha urugero, ntagire inama uwo mukobwa. Hari indi story ijya gusa gutyo y'umusore n'umukobwa bari bakiri bato bose, barakundana. Bamaze gukundana, umusore atera umukobwa inda. Amaze gutera umukobwa inda, inda arayihakana. Umukobwa amubwiye ati wanteye inda. Umusore ati wowe atukuse naguteye inda gute? Ati reka, ati gihese, ati atangira kubihakana. Iwabo ni batera inda. Atukuse naguteye inda gute? None ahitamo ikintu umutwe aramubwira ngo basi se ngo nta wundi musore w'inshuti yawe waba ufite washyira kuri iyo nda. Noneho umukobwa ko yari n'umwana yaramuteye inda afite imyaka 18, aramubwira atarahari. Nate se nindi? Ati ni musaza wanjye. Ati nase musaza we mwararyamanye? Undi ati ariko abimubwira kubera agahinda. Abura uko abigenza, urumva kuba yakundaga umuntu akamutera inda nyuma akamuhakana, amubwira ko ari musaza we kubera ko nta kundi yabona bigenza, nko kumwumvisha ko nta wundi muhungu azi uretse we na musaza we babana mu rugo. Mwaka akamubwira ati uretse wowe nzi na musaza wanjye tubana hari undi wumva wantera inda. Ngo umwana w'umukobwa ahita amuva imbere agenda ababaye. Ariko mu nyuma aza guhura n'undi musore wamukundaga cyane ariko watamukunda, atamushaka, yumva atamukeneye. Ariko ko wa musore yari amaze kumutera inda kandi yumva adashaka ko umwana azabaho atagira se, yiyemeza gukundana na wa wundi. Banaryamana atabishakaga, ariko ari ukugira ngo abona ahantu agereka inda. Amugerekaho inda. Umusore kubera ko yamukundaga aranishima. Mu gihe cy'ukwezi nibwo amubwiye ati burya wanteye inda. Umusore arishima, ariko umukobwa arabizi mu mutima we ko neza ko abizi neza ko umwana atari uwo musore. Amumushyiraho kubera ko nta kundi ari kubigenza. Umwana aratwita. Umusore avuga ati nge nta kibazo, umwana ndamwemera. Bibaho. Bigeze aho nyine umwisi wabo w'umukobwa bamenya ko umukobwa atwite, ariko uwo musore wamuteye inda uwo yageretseho inda, iwabo w'umukobwa ntibamukundaga. Urumva hajemo za ideoloji na bya bindi by'amoko, kuko umukobwa yabwiye iwabo yuko ari uwo musore wamuteye inda. Iwabo bati reka barabatindi ntago batubyarira abana, iyo nda ni ukuyikuramo. Mbese urumva uwo mwana w'umukobwa yahuye n'intambara zitoroshye.
ariko biza kurangira umwana w'umukobwa abananiye, biza kurangira na yanda yibyaye. Ariko amaze kuyibyara nka nyuma y'amezi 6 ubwo umusore yaramufashaga. Mu mezi 6 se w'umuhungu niwe wamubwiye ati rero wateye umwana w'abandi nda, dore ubuzima arimo. Yari afite nyina ugira amahana mu kubita buri munsi. Dore wateye umwana w'abandi nda, muzana umushaka umushyire mu rugo. Aramuzana amushyira mu rugo. Ariko agira ingorane zo kubyara umwana udasa n'abo muri uwo muryango. Uri kumva kaga kahabaye, aza sa fotokopi na wa wundi wamuhakanye. Ariko umwana w'umukobwa akora ko yarazinutswe adashaka no kuvugana nawe, aravuga ati uko biri kose yaranyanze, ahakana inda, nta nubwo ngomba kumugera imbere. Aramwihorera. Mu gihe gito rero iwabo wa musore yageretseho inda, baramwanze n'ubundi baramwirukana. Haragenda ajya gusufura mu buzima. Urumva yamuvuye mu ishuri, areka ishuri muri ubwo buryo, arasufura n'iwabo baramwirukana, aragenda arahangayika. Jenoside iraba irarangira. Nyuma ya jenoside rero wa mwana uko yakuraga niko yagendaga asa na wa musore wamwanze. Ageze igihe afata umwanzuro avuga ati ibi ntabyo, kanjye kumubwira ko nubwo bimeze gutyo umwana ari uwe. Hageze arabimubwira, ariko ajya kumubwira deja arishakiye n'umugore, amutera utwatsi ati umwana si uwanjye rwose, kandi binagaragara na fotokopi bigaragara ko ari uwe. Urumva uwo mwana yakomeje kugira ibikomere, birangira avuga ati n'ubundi umwana wanjye ko amaze kuba mukuru, yaramaze kugira imyaka 14, reka ntuze mbyihorera. Mama Nana, uwo mu papa noneho wa musore bageretse winda wo byari bimeze? Uwo bageretse winda n'undi yaratarabimenya. Yarataramenya byaba ibyo byo kujya kubwira ko umwana we byabaga mu ibanga rikomeye. Byabaga mu ibanga rikomeye. Nubwo bari baratandukanye ariko byari mu ibanga rikomeye. Ubwo wenda uwo mukobwa yagiye avuga ati nanyemerera akemera umwana we, uriya nzagenda mu bwiza ukuri. Umva bya bikomere by'abakobwa. Birangira umuntu abihakanye bibaho. Ariko ingorane umukobwa yaje kugira, byaje kurangira n'ubundi umwana amenye neza se wa nyawe. Amaze kumenya se wa nyawe, byabaye ngombwa ko nyina amwicaza hasi, ariko abimubwiye nyuma kuko umwana yaje gushaka, urugo rwe arakura. Ariko mbere akiri inkumi yabajije nyina ati ariko amagambo numva gutya na gutya. Uwo mwana yari umukobwa? Yari umukobwa. Amagambo numva gutya na gutya ko kanaka ari data, bimeze biti? Umubyeyi akamubwira ati humura nzaguha amakuru. Ariko ubwo umubyeyi rero amaze gufata umwanzuro yuko azamuha amakuru, ariko yamaze gushaka akamenya urugo icyo ari cyo. Amaze gushaka rero yamwicaje, amuha amakuru ya nyayo uko byagenze. Idonida amubwira uburyo se yamwanze, akabona n'ubundi agiye gupfa nabi, agahitamo kumwegeka kuri kanaka. Arangije arababara nyine, ariko biza kurangira byakiriye. Ariko nubwo byakiriye, ibikomere n'ubundi aracyabifite. Ngaruke kuri uyu rero, inama namugira. Yego. Niba uwo muntu wamuteye inda ahari, uyu munsi ahari, nagenda abanza murebe. Amuheruka ubwo wibuke? Ntabwo azi yabo. Amuheruka icyo gihe. Nicaza umwana we. Amuha ukuri kose uko byagenze. Amubwira ati byagenze gutya mwana wanjye, hari icyo bita kwimena inda. Ariko kugira ngo ibikomere ufite utabihereza n'umwana wabyaye, muha ukuri kose, kandi ntekereza ko namuha ukuri umwana azabyakira. Amwicaza amubwira uburyo yagiye kugama imvura, bakamufata. Bisa na wa wundi wafashwe mu kungufu muri jenoside, barahari benshi, akabyara umwana utazi isi, kandi abana barabyakiriye. Nawe rero namusange, amwicaze hasi ati mwana wanjye, ibyo ngiye kukubwira ni uko byagenze ubyakire. Kandi ntekereza ko umwana azabyakira, akure na nyina mu rujijo. Igikomere cya nyina kizanagabanuka bitewe n'uko umwana azaba amaze kubyakira. Yego, uko niko kuri. Baratwizeye batugisha inama, turi kumwe na Mama Nana, tugeze ku wa kabiri rero yagize gutya, aravuga ngo muraho neza ababyeyi beza, nkunda Mama Nana cyane ndetse na Mama Mignone, ka subscribe kanjye nakabahaye mbere. Yego. Aravuga ngo tariko nubwo muganiriza abantu bafite ibikomere no ku muryango, natwe mujye mutugira inama
tuberurire tubamenekere tubabwire ibibazo byacu turabizi nimwatuvamo. Naryamanye n'umusore ngo bamaze kuri we bari babyumvikanyeho bimeze nk'uwo nguwo. Uwo musore baryamanye ku bwumvikane amutera inda, amubwira ko yamuteye inda, aramwihorera ntiyanamufasha, agira umujinya ukomeye w'umuranduranzozi. Umuntu ugisha inama burya yashaka kubohoka avugisha ukuri. Aratubwira ngo kuva namugirira umujinya nahise mfata umusaraba, aramuhamba aramushyingura, aramuhamba ndamuhamba ndamushyingura kandi ahari umwana wanjye mvuga ko nzajya mubwira ngo so nawe uhari yarapfuye. Umwana amaze gukura. Ibyo bintu ni ibanga rye we ku giti cye. Ni ibanga rye ku giti cye. Yaramushyinguye. Niyo umwana waje ngo papa ari he ku ishuri bambajije ngo papa yitwa nde, naba nashaka no kuvuga izina rye icyo ari ikibazo tucyubabwira ko so yapfuye utamuzi. Kumva biramuremereye, yashyinguye umuntu ariho, uwo nawe akeneye inama ngo arabyitwara amate. Uwo muntu rero namugira inama nk'iyo nagiriye uwa mbere. Muri we yaramushyinguye koko yamuhemukiye. Urumva we binatandukanye n'uwa mbere, kuko uwa mbere we bamuteye inda atazi n'umuteye inda, ariko uwa kabiri inda yarayimuteye babivuganyeho bakundana, aramuhinduka aramuhemukira. Ntabwo ari kumushyingura ari wo muti. Nubwo akubwira ngo aramushyinguye ashyiraho umusaraba, mu mutima biracyarimo, ntaho byagiye, kuko hari igituma mwibuka. Baranakundanaga cyane. Hari igituma rero adashaka kumwibuka, nubwo ari kukubeshya ngo yashyizeho umusaraba, ntawo yashyizeho, kuko yawushyiraho ntabwo aba yarakugishije inama. Ahubwo inama namugira niyi, namushake. Buriya nibyo bavuga ngo byo gutanga abagabo. Niba baranganye kuva cyari icyo gihe, umwana akaba ageze mu myaka 10 n'ingahe, aza aho aba se arahazi, uwo nguwo w'inkuru ye nikiriya. Namushake. Niba umwana ari kumwishyuza se, nabanze kwanza agenda murebe, amwicaze. Nashaka abe yashatse 5,000, amwicaza ahantu amugurire, niba ari byera ayimugurire, niba ari fantanywa ayimugurire, niba n'utuburoshete 2 badusangire. Narangiza amugurire teri icyo naguhamagariye, uzi inzira twanyuranye mwoge nawe, bikarangira unyihakanye nkarira umwana agenyine. Ntabwo uyu munsi nje kukureba kugira ngo ubane nanjye, nje kukureba ku kibazo cy'umwana wawe. Umwana wawe arandembeje, yirirwa kumbaza kandi uhari, kandi rwose hagati yanjye nawe twacanye umubano byararangiye, ariko ndi gushaka inyungu z'umwana wanjye. Uremera duhamagara umwana tumwicaze, tumubwize ukuri kuri se? Yego. Icyo azamusubiza, wenda namubwira ati ndabyemera, genda ubwize umwana ukuri. Ni byiza umwana azaza bamubwize ukuri bicaranye bombi. Namuhakanira nk'uko yamuhakaniye na mbere, azagenda, kuko uko byagenda kose umwana afite uburenganzira bwe ngo kumenya se umubyara. Leta yarabyoroheje, iyo bibaye ngombwa na DNA zirafatwa. Agende abwire umwana we ati rero mwana wanjye nguko uko bimeze, amubwize ukuri. Burya uko byagenda kose City Hunter ukuri kurazi akantu ka sitakore, ukuri guhora gutsinda, kandi igihe cyose ukuri gutsinda ikinyoma. Uyu mwana akomeza kubwira ngo so yarapfuye, umunsi umwana yazamenya yuko isariho, yahita yanganyina urunuka. Kandi dore ingorane zihari neza, buriya ntihagire ukubeshya n'uriya muhungu hari hirya, akurikirana umwana ikirenge ku kindi aho babera babi, ntabwo amwitaho ntamufasha, ariko ikirenge ku kindi amenya amakuru ye, yanacaka avuga ati ni wa mwana wanjye. Yewe ku buryo no ku ishuri ashobora kugenda akamuganiriza, akamusura nk'uko yagiye gusura abandi bana kandi ari umwana we yasuye. Ejo bundi akazirotrova
umwana yamenyanye na se kandi yaramubwiye ko se yapfuye. Inama namugira rwose pe, ngize ndamusaba nagende abigenza uko abanza aganire na se w'umwana, namushwishiburiza agenda aganiriza umwana amubwira uko byagenze, niyo naba na ngombwa amwereke se amutungira agatoki dore se n'uriya. Icyo gihe nibigenda gutya ahubwo wa muhungu azaba afite ibibazo, kuko niba ari umwana ugira amahane nk'uko atangiye gutesha nyina umutwe, azahita ajya mu buyobozi avuga ati genda asaba uburenganzira bwanjye, kandi uburenganzira azabuhabwa kuko leta yashyizeho abavoka baburanira abana bahuye n'ibibazo bimeze gutyo. Nabikore gutyo hakiri kare rero, ndumva nta kindi narenza kuri ibyo. Yego mama Nana, reka tugushimire. Reka tubwire abantu bari bwota amasimbi, njya mbona hari abantu babeshya abandi ngo iravuze, kandi ahangaha Imana ibivuze umuntu abagiriye inama umuntu yubatse umuryango. Jya nisabiramije profe, aba babyeyi muba mubabona. Reka nkubwire ukiri kuri icyo, hari ababyeyi nabo ubwabo bafite ibikomere byabarenze, byarenze ubwenge bwabo. Hari uwonze njyewe muri twari inkumi twese muri 1993 yaragiye mugenzi we amutuma haramubwira ati va muri icyo cyaro ngiye nkora akazi ko mu Rwanda heza mu mujyi, ngwino nawe nkurangira akazi. Aragenda murangira akazi, ajya kumurangira akazi, ariko igihe ngo ataramujyanaho bamushaka baba bagumanya aho ngaho, ahita agenda ajya kumugambanira ku basore. Abasore babiri baraje b'i Kigali, ubwo bari mu cyumba baryamye ko yaraye aho yakoraga, wabashebuja ntibari bari bamaze igihe bagiye hanze. Aramucunga atangiye gusinzira, musiga mu cyumba wenyine, ajya kumuhururiza ba basore. Bamugiyeho babiri, umwe avaho undi ajyaho. Uko kumujyaho bahise bamutera inda, urumva ntiyamenya ngo nta nabazi. Abo bamuteye inda gutyo, hari 93 irangira. 94 urumva jenoside yabaye atwite. Aho byarangiriye ntaho azi, abo basore ntazi aho bagiye, kuko nyuma ya jenoside gato Imana imugiriye neza yarabyaye, yaje hahandi asanga abasore ntabagihari baragiye. Urumva nibanga rye mu mutima, yageze iwabo bamutera hejuru, bati wagiye ugiye gushaka akazi none utuzaniye inda. Ese se uwo mwana ninde? Ababeshya uburyo yari umukozi wo mu rugo ariko bamwishe muri jenoside, ariko ko mutera uko bihari ntazi uwamuteye inda ninde. Bibi banga rye ninjye yaje kuryibira umwana amaze kugira nk'imyaka 15, arimo ambwira ati ko umuhungu wanjye anjujubije, arimo mbaza se w'umwana ndabigenzana. Ndamuganira karo nkubwire, abahungu ntuzi iyo bagiye, wenda baranapfuye. Urumva njye inama namugiriye sinakumubwira ngo mubwize ukuri ko bagufashe ku ngufu, ngo niyo abahungu warababuze ntibari hafi aho, bamubwire yuko bamwishe muri 94. Ibyo birahagije. Ariko uwo mubyeyi na n'uyu munsi afite igikomere n'agahinda, ntawe yabiganiriza, ntawe yabibwira. Ajya n'inshuti yanjye, njya kubona igihe kimwe nkabona araturitse ararize, kuko umwana we yavutse nyuma ya gato nko mu kwa 7 jenoside irangiye. Ejo bundi yaramushyingiye, uza amarira yarize. Ni umukobwa n'umusore? Ni umukobwa. Uza amarira yarize, ntazi famiye y'umwana we, ise ntamuzi. Mbese n'umwana ageze yamubwira ati se ko data yapfuye basi nta na famiye bagira, nta masenge, nta data wacu. Namubwira ati rero nibwo twari tukimenyana muri Kigali, njyewe nza nje gusura umuryango, suyo nsanga baramwishe. Ariko na n'uyu munsi afite ibikomere. Ubwo n'ubashije kumenya abagore bafite ibikomere ni benshi cyane, abafashwe ku ngufu, abatewe amada ntibitabweho nk'abo twarimo tuvuga. Ahubwo sinzi ikintu leta yakora, niba yakora nk'ikigo gishinzwe kwita kuri abo bantu, kuko barahungabanya cyane. Mama Nana, reka tugushimire. Abantu rero babagisha inama
batugisha inama tuzajya tubaha umucyo. Nomero ya telefone mama Nana tugane ku musozo. Nimero ya telefone ni 0788 25 66 54. Mama Nana hari umuntu ufashijwe agiye kukugurira amata ku bw'iki kiganiro. Arakoze cyane Imana imuhe umugisha. Mbaye mushimiye nubwo namuzi. Minyo tuzaya